kuri prefecture yubatse muri hano muri murenge turi hari aho uyu munsi hari akarere ka Ngoma niho hari prefecture bivuze ngo ubu gome bwose bwo gukereye uko bagomba kwica abatutsi byose byacurirwaga hano kuri prefecture ndetse no mu kigo cya gisirikare cya Kahuye hano ikibungo kuko nk'izo nterahamwe nakubwiye zabaga ziyobowe n'uwari witwaga Cyasa niwe wari gukora intambwe muri Kibungo zitorezaga hano muri Kahuye tuzana muri Kahuye Colonel bitaga Rwagafirita niwe wayoboraga ibyo bikorwa babitoza interahamwe Cyasa numva niwe wahuzaga cyane cyane igisirikare hariya gufata imyitozo n'interahamwe byose byacurwaga hariya twongeye guhikaza mwebwe mwese dusangiye gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibungo ruherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo nyirizina tugiye gusura uru rwibutso hanyuma twumve ubukana bwa Jenoside bwakoreshejwe mu kwica abatutsi bashyinguwe ahangaha hanyuma tunahigira isomo koko ryo kubumbatira icyiza tukamagana ikibi bityo ya ntero twateye igira iti ntibizasubira ukundi iyo ntero izabe ingiro reka twakire uyu muvandimwe ugiye kudufasha gusura uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibungo hanyuma adufashe kurusura tuhigira mu masomo y'icyiza twamagana ikibi watangira utwibwira ukanabwira abo dusangiye gusura urwibutso nyirizina haturi haturanye n'ihe misozi ukabarangira birushije birenze ibyo nababwiye urakoze watangira utwibwira murakoze nkuko wabivuze nitwa Wihoreye Jide ntuye muri umurenge wa Kibungo hubatse uru rwibutso birumvikana tumwe hano hantu hamwe mu duce tubakikije hari hirya yacu hari umurenge wa Kazo umurenge wa Remera umurenge wa Murama hakurya ndetse n'umurenge wa Rurenge ngira ngo icyo kimwe n'abashinguye ahangaha nabaturutse muri iyo mirenge n'ubundi nkubwiye aka karere ka Ngoma gaturanye n'utuhe turere tundi kugira ngo abantu bumve neza intara y'Iburasirazuba aho twageze nizera ko hashobora kuzanaho kugarukwaho ahari mu kiganiro turi bugirane akarere ka Ngoma gacikijwe n'imirenge n'uturere twa Kirehe ndetse na Kayonza Bugesera na Rwamagana ikoraho urakoze cyane twagira ngo nyirizina ahangaha utubwire ese hashyinguwe imibiri y'abatutsi igera kuri ingahe hanyuma ese uhita unatwinjiza nyirizina impamvu uru rwibutso rwubatse hano hafitanye isano no kuba hariciwe abatutsi impamvu nyirizina nuko murakoze hano nk'uko wari ubivuze aha hashyinguye imibiri y'abatutsi isaga 25 bishwe batutse muri ya mirenge ine nakubwiye ariko hari n'abagiye baturuka hirya no hino kuko hano birumvikana hari mu mujyi hari ibyicaro bigiye bitandukanye yaba komine yaba icyicaro cya Kiliziya Gatolika haba n'andi matorero abantu rero bagiye bahunga batutse impande n'impande baza bahungira hano muri uyu mujyi niyo mpamvu hari n'abandi bagiye bahishwe ko baturutse impande n'impande uru rwibutso kubera iki ruri hano muri uyu mujyi wa Kibungo rwubatse hano nyirizina haturi birumvikana ndajya kuhabatembereza wenda hano hepfo hari ahantu n'ubundi biciwe mu gihe cya Jenoside ari benshi hari abahiciwe ariko n'abakuwe impande n'impande bakajya baza baroha mu cyobo kiri hariya ndi bujye kujya kubereka bimwe mu mpamvu rero yatumye urwibutso rwubakwa ahangaha cyane ko bimugwa muri icyo cyobo n'ubundi bashyingurwa ku ruhande rwaho neza cyubahiro
reka tugere ku cyo nakita ubukana bwa jenoside bwanagejeje aho abatutsi bicwa ndetse bigera kuri uyu mubare nyirizina ahangaha kuri runo rwibutso bakicwa, ari nabo twaje kwigiraho amateka n'imico myiza yabo kugira ngo icyo kivi tuzacyuze. Ubukana bwa jenoside bwatumye abatutsi bashyinguwe ahangaha bicwa muri utwo duce twose 1994 muri uyu mujyi wa Kibungo no muri utwo duce twose. Hari icyo biziho ngo dufashe gusura aho hantu mu buryo bw'iyi video? Murakoze, ngira ngo nana bibakomojeho gace yuko batutsi bashinguye ahangaha baturuka muri ya mirenge ine n'abandi bagiye baturuka impande n'impande baje bahungiye hano muri umujyi wa Kibungo, bahungiye kuri Ekonoma ndetse no kuri komine, hari komine Birenga na komine Kigarama birumvikana. Hano rero by'umwihariko wenda reka mpere hano muri uyu mujyi wa Kibungo, ku batutsi bari bahungiye hariya muri Ekonoma hahungiye abantu benshi cyane batangiye baza jenoside igitangira mu matariki 6, 7, 8 kuzamura. Uko iminsi yagendaga yicuma niko bagendaga bashobora kwiyongera baba benshi hariya kuri Ekonoma, baba benshi cyane bahamara iminsi itari mike kuko bishwe ku itariki 15. Ariko mbere yuko bicwa hari urugendo bagenze n'ubundi aho ngaho bari rutari rworoshye cyane ko bagiye bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Mbere yaho nko mu matariki abanza nko muri 10 mbere yuko bijya 15 babanje gukora ibikorwa byo kuza kubasaka, ariko bagambiriye kugira ngo bamenye imbaraga bafite kuko mu abantu benshi birumvikana. Kugira ngo igikorwa cyo kubasaka gikorwe rero ingabo za kera birumvikana, ingabo zatsinzwe, bagiye ahantu munsi y'ahantu bita mu Kinyonzo bararasa kugira ngo bone impamvu ibinjiza mu nyirizina muri Ekonoma. Umva ntago bagomba gupfa kujyamo gusa batavuga ati tuje gukora ibi ngibi. Bararasa bati buriya abantu bahungiyemo hariya bashaka ko bahunganyemo ibintu nibo banabikoze n'iki byose, ariko ari ukugira ngo babone impamvu ibajyana kujya kureba ubushobozi bafite n'iki byose. Bajyamo barabasaka, ariko ari urwirutso ntawe ufite igikoresho na kimwe, barabasaka ariko babarura, ariko kugira ngo bamenye imibare y'abantu bashyinguyemo, ari kugira ngo bamenye ingufu bafite abantu barimo, mbese bafata ishusho rusange n'ukuntu bazaza kubica. Ntago byatinze rero ku itariki 15 babagabye igitero birumvikana barabica. Uwo munsi ngira ngo bisha abantu benshi cyane birumvikana, harukotsemo bakireko nabo barongeye barasubira n'ubundi bagena umunsi wo kongera kubica. Abari biciyemo aho ngaho ku bukeye ku itariki 16 bazanye imodoka hano mu mujyi wa Kibungo, hari imodoka z'intera hamwe, bajyemo bapakira imirambo barazana hano epfo bacu ku icyobo ndi bujye kuhabereka aho cyari cyaracukuwe, bazana imirambo bakajya baza bamenamo hari muri cya cyobo. Icyo gihe hari imodoka yakoreshwe cyane benshi bazi hano muri Kibungo y'umugabo bita Cyasa. Imodoka giparitse hari inyuma y'akarere, abantu benshi barakizi, icyo cyatunze cyane. N'izindi zarakoze ariko icyo kiri ku isonga cyane ko nicyo cyobo bajugumemo hariya. Ni umugabo Cyasa n'undi wagicukuje bakoresheje imashini, izo mashini z'umuntu ajya kwereka aho zari ziri. Cyaracukuye, cyari cyobo kinini cyane, cyobo cyabashe kwakira imisaga 2015. Umva ni cyobo kinini cyane, babashyiramo aho ngaho rero. Ubwo n'abandi bari babashe kurokokiramo aho ngaho inyuma, nabwo bongeye naborongera barabatera nyuma yaho ku 17. Hanyuma hari n'ahandi hano nababwiye kuri Ekonoma, nagari kuri Ekonoma no kuri komine Birenga, naho hari hahungiye abatutsi benshi baje nabo nkuko nababwiye baje buhoro buhoro bagenda bahahungira, ariko bitewe nuko mu giturage cyo kimwe no kuri Ekonoma babaga
batangiye kujya kubicira mu giturage, noneho abantu bakaza basa nkaho bahashakira ubuhungiro kuri komine, naho baba benshi cyane, kugeza n'ubwo ndetse nyuma wari burugumesitiri wa komine Birenga Tahimana yaje nabakoresha n'inama, koresha inama, ariko ibihumbi byari kuba yarabizi, byari kuzaba yarabizi, babiteguraga yararimo ukuntu Abatutsi bazicirwa hariya. Arangije bakoresha inama, abanabarura, kuko abinjiraga bose bana babaruraga bakamenya Abatutsi bajemo, niba hari n'umuhutu wayobye yumva abantu bicwa kaza ahunze, yakoresha inama bavuga ati ariko iki gikorwa cyareba abantu bahungiye hanga kujya Abatutsi, abandi ntago bibareba, abandi bavumba baritahira, hasigara abagomba kwicwa n'ubundi, ariko ntago bari bazi uko bimeze. Nuko barababarura, muri iyo nama yabakoresheje n'ababwiye yuko bagomba gukoresha uko bagacukura icyobo byo bazajya bifashishamo mu bikorwa by'ubwiherero. Baracukura, ariko ibyo byarangije byo batabyemo, baracukura banubaka n'utuzu two kubamo bigiye bitandukanye. Hanyuma nyuma yaho icyo cyobo cyo cyakoreshejwe batabamo. Urupfu rwabo rero ku itariki 14 barabwiwe ati muze tubahe babahe ibyo kurya. Urumva byari kugira ngo babegeranyirize ahantu hamwe babone uko babica nta numwe bacitse. Urumva umuntu kugira ngo muze tujye hamwe dufungure n'iki byari byoroshye, n'imisero amaze bamwe banashonje n'iki, barahegera rero nuko intambwe zituruka inyuma, izindi zituruka imbere, batangira kubanagamo za grenade. Ubwo habaga harimo n'abasirikare birumvikana mu babashije kurasamo, intambwe zijyamo ziratemagura, benshi barahagwa, harokotse bake birumvikana, bake cyane, ariko abenshi nabahaguye. Nabo rero bashingwe mu byabyo banababwiye bicukuriye babitegetswe n'ubuyobozi. Nibyo bakoresheje babatabamo. Nuko urugendo rwaho rero naho rurangira gutyo, ariko hagiye habera ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, kubavangura, bafata bagerageza kuba bafatika nk'abantu bize, bakabamenya kugira ngo bazabone uko babica ku buryo bugiye bwihariye, buboroheye. Hanyuma ahandi hantu hano muri uyu mujyi n'ubundi naho habaye igikorwa cyo guhungira abantu benshi, ni hano ku bitaro bya Kibungo. Ibitaro bya Kibungo naho hahuriye abantu benshi batandukanye baje bahahungiye, birumvikana hari n'abazaga baje kwivuza b'Abatutsi, n'abandi baje bahashakira ubuhungiro, ariko ntago bahiciraga abantu, ahubwo cyacyo nababwiye cyari hano hepfo, ndibujye kuhabereka, babavanagamo bakaza kwicira kuri cyacyobo. Cyobo gifite amateka akomeye, bakabavanamo bakaza bakabicira hariya, bakabasohora bakaza bakabicira hariya. Byamaze iminsi byakorwaga nabi cyane, byari kugo by'ubunyamaswa. Ubwo kuba biciraga hariya, umva hari umuhanda manuka ni ku gasozi, byari bibi cyane, byari bibabaje abana, abantu bakuru, ababyeyi barandagajwe bikomeye cyane. Hanyuma ngira ngo ahandi nanone muri Kibungo habera ubwicanyi ku buryo bw'abantu biciwe hamwe, ni kuri komine Kigarama. Komine riyobowe na Mugiraneza yari burugumesitiri. Urumva Kigarama riyobowe na Mugiraneza, Birenga iyobowe na Tahimana. Nabo kuri aya matariki ya 15 nibwo bishwe cyane, bivuze ko na mbere baricwaga mu gake ho gatoya, ariko icyo gihe 15 ho hishwe nabo benshi kweri, bishwe benshi ku buryo ngira ngo hariya Iremera have abantu basaga 7,000. Urumva n'abantu ku rubangana gahunda, hariho n'abandi batutse mu mpande bake, ariko urumva byose bamwe 7,000 bitewe n'abandi none biciye mu mpande. Ariko hari niho hantu haguye abantu benshi kuko bahungiye hari ku biro bya komine. Hanyuma abandi
mu mirenge ya za Kazo hirya ndetse na Rurenge, abatutsi ba Kazo ndetse n'abatutsi ba Rurenge bashinguye ahangaha. Icyo gihe bo babiciraga mu mago cyane kurumva ariko abenshi muri bo nabo hari benshi babaga baje guhungira ahangaha, cyo gituma mu bagenda ba mwinshi cyane. Hanyuma buriya Kigarama yo ubwicanyi bwaho ndetse n'abatutsi twavanye haraza Rubona ubwo naho hari muri Kigarama birumvikana, nabo bashinguye ahangaha nabone bari benshi basaga muri za 500 bo bari bafite n'uburyo bwo kubarura amaliste, bakabaza uburyo babicamo rwose, bakaba bafite liste bakavanga runaka arapfuye bakavivura, bakabaza ubusigaye. Urumva kurokoka byari bikomeye cyane, byari bikomeye. Urumva niba muzi ngo wishe runaka ukavivura kapfuye, wabaga byoroshye no kumenya ubusigaye. Niba ngo n'uwasigaye babaga bazi ko atarapfa, bakamushakisha rero. Urumva aho ni muri Kigarama cyane cyane, ariko birenga benshi bagiye bahurira ahantu hamwe. Ngira ngo turi kugenda twumva nyirizina uburyo abatutsi bagiye bicwa hirya no hino, kandi hakazamo umwihariko w'ubukana bitewe n'ukuntu abo bantu babaga baratojwe ubwo bugome. Hari akandi gace runaka watubwira kandi cyangwa hari ahandi? Ubwo navugaga utu duce tw'abantu bashinguye ahangaha, ariko ubwo n'ahandi bwicanyi formule yari imwe ko za Nyarubuye babize abantu barishwe kandi byose. Hano rero icyo ntababwiye nuko hano Kibungo byose yaba byakorewe za Nyarubuye, yaba byakorewe za Rukumberi, byakorewe icyo prefecture ya Kibungo cyose icicaro cyari hano kuri prefecture yubatse muri hano muri murenge turi hariya. Uyu munsi hari akarere ka Ngoma, niho hari prefecture. Bivuze ngo ubu gome bwose bwo gukereye uko bagomba kwica abatutsi byose byacurirwaga hano kuri prefecture, ndetse no mu kigo cya gisirikare cya Kahuye hano Ikibungo. Kuko nk'izo nterahamwe nakubwiye zabaga ziyobowe n'uwari witwaga Cyasa, niwe wari gukora intambwe muri Kibungo, zitorezaga hano muri Kahuye. Tuzana muri Kahuye Colonel bitaga Rwagafirita niwe wayoboraga ibyo bikorwa babitoza interahamwe. Cyasa numva niwe wahuzaga cyane cyane igisirikare hariya gufata imyitozo n'interahamwe. Byose byacurwaga hariya. Reka wenda mbere gato yuko ngera ku kindi kibazo cyari cyajemo kigaruka ku bantu babishyushyemo nyirizina bica abatutsi muri jenoside. Reka njye mbere gatoya nko mu myaka za 1993, 1992, 1991 urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye. Uyu mujyi n'utwo duce batubwiye byari bimeze biti? Akankabarije kugira ngo abo dusangiye gusura runo rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibungo bumve ko umuntu atabyutse ngo agende yice mugenzi we. Hari igihe byateguwe igihe kirekire, ariko mbaye mfashe iyo myaka 4 ngo muri 1990 kugeza muri 1994 hakorwaga iki, hategurwaga iki abantu dusangiye gusura hano hantu twababwira? Icyo gihe mu myaka ya mbere gato yuko 1994 igera, icyo gihe ninaha hari by'amashyaka byari bishyushye cyane. Nk'umugabo nabwiye witwaga Cyasa wari kuri izo nterahamwe, yari umwe mu bantu rwose barwanyaga na Habyarimana, yari muri MDR arwanya ubutegetsi bwa Habyarimana cyane, kuko bari baramaze kumwirukana mu gisirikare. Yari yavuye mu gisirikare, ari umusivili ko yabaye umusirikare. Icyo gihe rwose we nk'umuntu wabaga muri MDR yaje aho byaje gukomera nuko yaje guhinduka baramurokirita. Ubuhamya bw'abantu batubwira yuko kenshi na kenshi we icyo gihe byaje kurangira bamuhinduye, ariko
kumuhindura kenshi bamuhaye amapine y'imodoka iyo modoka yatunze iyo mirambo nakubwiye bamuhaye amapine sinzi ibindi bamwemereye cyasa arahinduka ava muri MDR ajya muri MND mbere rero kubera amapine y'imodoka gusa n'ibindi ubwo sinzi ibindi bamwemereye ku ruhande arahinduka bamurokirita n'abantu iki muri jenoside bamwibeshyeho bahane bazi ko kiri wa wundi n'iki byamworoheye kwica abantu benshi cyane hano muri Kibungo hanyuma wenda icyo gihe nabwo byari bishyushye amashyaka bishyushye cyane abatutsi ariko nabwo baratotezwaga icyo gihe habwaga baterwa amabuye ku mazu n'ibindi bigiye bitandukanye icyo gihe haba n'ibikorwa byo gufunga abantu cyane hafunzwe abantu benshi igihe za Kibungo yafunze abantu benshi mu gihe cya za 92 na 3 benshi cyane hafungiye abantu benshi uko igihe za Kibungo yari ifunze abatutsi benshi ariko benshi banayiguyemo ariko benshi banakubiswe abenshi uyu munsi niyo muganira n'ubuhamya barakubwira ati ni inkoni zavuye nakubitiwemo hariya icyo gihe cyaza 90 kuzamura hagati geza muri 94 reka tugaruke nyirizina muri jenoside yakorewe abatutsi yego wavuze iyo ntera hamwe yitwa Cyasa yego hari indi CV yindi azwiho ibindi bikorwa bye mu bwana bwe yavukaga ahangaha yaturutse hehe hari ikindi kintu azwiho mbere gato ya urugendo ni muntu kituvuze ngo ni muntu yari umusirikare Cyasa yari umusirikare gusa nyuma yaje kujya mu baturage ubwo yarademobilijwe ariko yari afite ibikorwa byo kwifata nk'igisare nk'ibisumu imyifatire yabonaga ko irenze ifatire yaje mu bantu nakuye ko yabaye muri MDR hano Kibungo cyane mu gihe cy'amashyaka byari bishyushye cyane byari bishyushye cyane kuko umugabo Cyasa no kumurokirita no kubonaga imbaraga yari afite mu baturage ariko mbere ubundi urugo rwe ruri hano hepfo jenoside no gukara kwayo abigizemo uruhare bujya atuye hano hepfo urumva no kuhava umuntu yitorezaga hano byari bimworoheye cyane nuba hano hafi rwose ntago ari kure n'urugo rwe dusohotse hano banatandukwereka ni hano hepfo cyane abadukurikiye ngira ngo nabibatsa ko turimo dusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibungo turwanira n'umuvandimwe adusobanurira kugira ngo koko aya mateka tuyigireho aho turwanya ikibi tujye twiva imuzi rwose tucyamaganire kure ngira ngo ahari nakubaza ntese ntabwo Cyasa wenyine yaza ngo yice abatutsi bangana gutya azenguruka aho hantu hose hari andi mazina yagize ubugome bwo kwica abatutsi yamenyekanye yamenyekanye cyane hari za komine Kigarama hari nta gutaga za Muhinda n'abandi bagiye batandukanye na hano Kibungo barahari bakomeye bane bakatiwe n'inkiko abitaga banzabona Imana n'abandi bagiye batandukanye bari benshi ku buryo uwamenyekanye n'uwo Cyasa cyane kuko ari yarakuriye izo ntera hamwe ariko nabandi bari bahari benshi rwose we Cyasa ntabwo yicaga abantu ntabwo ari wicaga we yarayoboraga ibikorwa byo kwica abantu tugeze ku cyo nakita ubukana bwa jenoside mu bintu bigaragara ese icyitwa ahantu hakusanyirijwe cyangwa se ibyobo bajugunywemo wavuze nk'iki cyobo kiri hano hepfo hari ahantu ugera ugasanga ari nk'aho bahungiraga nko mu rusengero cyangwa se bagahungira mu rugo rw'umuntu cyangwa se ahantu handi bari bizeye nko kuri komine cyangwa se kuri segiteri hari ahandi hantu hegeranye abatutsi biciwe ku bwinshi nk'insengero gutyo nk'uko nari mbivuze nakubwiye ku bitaro hano ku bitaro bya Kibungo yego ku bitaro bya Kibungo ho nakubwiye ko baticiraga abantu ahubwo bahahungiye benshi babakuragamo baza kwicira kuri cyacu bona kubwiye ahangaha yego cyane cyane muri Kibungo naho ngaho ni kuri komine Birenga ku bitaro kuri ekonoma hariya hegeye no kwikiza gaturika n'urumvikana no ku na komine Kigarama aka gace ndavuga ahangaha ubwo ndi kubihuza n'abantu bashyinguye ahangaha
Yego. y'abatutsi bishwe icyo gihe muri jenoside. Ikindi numva wenda abo dusangiye gusura runo rwibutso tutabura kukubazaho, twavuga ko magingo aya nk'ibimenyetso bifatika byifashishwa mu gusobanurira ubukana bwa jenoside abasuye runo rwibutso, aka kanya mumaze kwegeranya iki, habonetse iki? Murakoze, ngira ngo abana hano nk'iyi ni imyenda, hari imyenda yabo birumvikana, iyi ni imyenda ndetse tunakomeza gutambuka turabona n'ibindi bimwe mu byerekana ko ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi aha ngaha. Wenda ngize nk'icyo mvuga kuri iyi myenda kugira ngo twumve n'uburemere jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe. Iyo witegereje iyi myenda ubu wakubwira ngo ushakemo igitenge ntacyo wabonamo, kandi abishwe harimo abadamu bambaye n'ibitenge. Ni ikikwereka ko icyo gihe muri jenoside abadamu bacujwe ibitenge, bicuzwa n'abadamu bagenzi babo. Ibyashoboka ko babitwara barabitwaraga, n'umwihariko hano cyane, wenda n'ahandi bishobora kuba byagiye bibanaho, ariko hano cyane cyane icyitwa igitenge ku mugore babikuraga bakabibatwara, mbese icyo bashobora gutwara cyose barakibatwaraga. Niyo mpamvu utabonamo nk'igitenge aha ngaha. Iyi myenda rero ubu kwireba aha ngaha igiye ipanze ku buryo buri cyiciro cya buri myenda kiri ukwacyo, ariko ikindi kuri iyi myenda imyaka ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye ntabwo ari myinshi, imyaka 27 si myinshi cyane. Abantu benshi bazi imyambaro neza y'abantu babo. Urebye nka hano hari bamwe bagiye bayishyira ukwayo kugira ngo bajye bashoho kuyimenya n'ubuze bayimwereke. Egide, dukomeje iki gikorwa cyo gusura runo rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibungo, ubundi reka mbanze nkubaze nyirizina, wowe aha hantu runo rwibutso ruri, abatutsi biciwe aha ngaha ndetse twaje no gusura ngo twigireho mu ndangagaciro zabo zabarangaga n'inzozi bari bafite zikomeye, ubundi ufitanye isano ki n'aha hantu Kibungo n'uru rwibutso? Murakoze cyane. Nanjye ndi umwe mu barokokeye hano muri Kibungo, cyane ko bamwe mu miryango yanjye nabo bashyinguye aha ngaha. Ni muri urwo rwego ngira ngo ahari ndi hano. Urakoze cyane. Nk'uwarokokeye muri uyu mujyi wa Kibungo nyirizina, ukaba wanadufashije gusura uru rwibutso, ese hari ibindi bimenyetso biri muri uru rwibutso bibitse amateka y'abatutsi bishwe bigaragara muri runo rwibutso? Urugero nafata ni nk'iyi myenda, ukadusobanurira nk'abarokotse ibafasha iki? Abanyarwanda muri rusange baza gusura urwibutso mubabwira iki bigiraho kuri ibimenyetso bigaragara byaba abatutsi, byaba abantu bacu bishwe? Nk'abarokotse ubundi iyi myenda iri muri urwibutso ni ukubera iki, ibibutsa iki bijyana no kwibuka? Murakoze, ngira ngo nk'uko wari ubikomojeho, iyo nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ageze hano, akagera hano akaza akitegereza iyi myenda, akabonamo imyenda yabe bishwe muri cya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa n'abo yarazi, inshuti, ababyeyi, abaturanyi bose yagiye amenya, biramufasha, yumva aruhutse, yumva anejejwe no kubona nibura abashije kubona imyambaro yabo, bigatuma arushaho kubibuka. Bimukora ahantu akumva harahavuye n'ahagiye, niyo agiye akaryama rwose arasinzira akavuga ati nibura afazari abanjye ndababonye aho bari ndahazi. Icyo gihe rero iyi myenda navuga ngo ni ifite agaciro gakomeye cyane, by'umwihariko ku barokotse jenoside, cyane n'urubyiruko icyo gihe rwari rutaranabaho, yaje akabona imyambaro nk'iyi bari bambaye ubwo bicwaga, bituma arushaho kumva neza amateka yacu atari meza, asharira,
bwicanyi bwakorewe abatutsi jenoside, bituma yumva neza arushijeho nawe kumenya neza ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe, cyane ko nk'iyi myenda uyirebye n'umwimerere niyo bari bambaye icyo gihe, ubu nta n'uwayifura kuko wifuza ngira ngo waba uyihinduriye umwimerere wayo. ngira ngo mwebwe mwese dusangiye gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibungo, Egide agikomeza kudufasha kuhasura, ni ibintu bizwi ko iteka nk'ahantu abarokotse babasha gutanga ubuhamya, hari aho agera akavuga ati ikimbabaza kurushaho nuko ntazi naho yaguye, nta nubwo tufite n'agafoto ke ngo byibuze tubashe kongera kwerekana abuzukuru cyangwa se abana b'ubungubu, ati biradushengura cyane. bivuze yuko byibuze nibabona ingofero ye, ishati ye, uhera aho ngaho, washaka no kugira icyo wibutsa abatoya biraruhura no mu isanamitima. Ese nkiri aho ngaho hari nk'imyenda yamenyekanye ikabizwi ba nyirayo bishwe ahangaha muri no myenda tubona cyane rwose? Nibyo imyenda myinshi hano abenshi barayizi barayibuka, buri imyaka 27 ntago ari imyaka myinshi cyane ku buryo uba umwenda umuntu yari yambaye icyo gihe umuzi neza ntago apfa kwibagirwa. N'u rwego wenda twatanga ingero zimwe nk'uyu nguyu yabona we yakoze ibishoboka byose, yandika kano gapapuro agashyira ku myenda y'umubyeyi we. Uyu mubyeyi mwitaba Mukunde Terezia, iyi ni imyenda ye, yari yambaye icyo gihe. Umuhungu we rero yagashyize avuga ati nibura ntazayiyoberwa yivanze n'iyindi. Ufashe iyi ngiyi niyo mugabo bitaga Musonera, yari brigade wa komine Kigarama. Iyo urebye gutyo urabona ko umwambaro we w'akazi birumvikana niwe yari yambaye icyo gihe. Yanafashe n'abantu hari kuri komine Kigarama, yageze gushaka no gukoresha imbaraga ze yari afite n'iki, ariko biranga, bamurusha ingufu. Birumvikana yari umuntu umwe, arwanwa n'abantu benshi birarenga, nawe baramwica. Ni ipantaro, harimo n'umukandara hano. Noneho iyo urebye n'uyu nguyu yari ishati, yari brigade hari kuri komine Kigarama. Ni nkuko bavuga ngo yari nk'umupolisi urinda komine. Icyo gihe brigade ngira ngo benshi baranabazi icyo gihe. Yagejeje no kurwana no kubana, ashaka kurwana, ariko ntago byari bukunde. Ari umwe gusa ntago byakunda. Barenga nayo baramwica nyine agenderamo gutyo. Ni rero benshi bagiye bayiza, ariko ubwo urumva guhita amenya ngo uyu ni umwambaro runaka ntago byahita binkundira, ariko hafi yose bagiye bazi ngo uyu ni wa runaka. Ibi rero ko nekubwiye biradufasha. Iyo nguyu umudamu aracana ariho, yaje akayireba araruhuka akavuga ati nibura umugore w'uwo nguwo ari brigadier aracyahari, ari atuye hari Remera, n'ubundi ashaka twanamusura arahari kibazo. Iyo witegereje hano muri iyi vitrine yindi iri hano, urahabonamo iyi misatsi. Buriya hano twagiye tugira umwihariko hano, imibiri aho yari yagiye itabwa harana ababwiye na kare muri cya cyobo n'ahandi hagiye hatandukanye, bagiye bajugunywa mu rwego rwo kubatesha agaciro. Twayivanyemo mu byo rusange, navango bitarameze neza, twayimuye mu bambere n'imisatsi yabo bakifite abenshi. Ni mu rwego n'imisatsi mubonera aha ngaha, imisatsi nabo ngubu kwirebaha ni yabo. Marakoze, ibyo gushima byo ni byinshi, ni ukuri turashima. Duhe no kuri urwibutso turashima bikomeye cyane, urebye ukuntu ahantu bari batabwe mbere hatameze neza, hameze nabi, tukubakwa urwibutso nk'uru nguru ruhesha agaciro abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Twe tubifata nk'ikintu gikomeye cyane, kuko biratwubaka. Aya ni amateka yacu, turushaho kumva neza abacu agaciro bahabwa. Twagira ngo tugushimire cyane Egide, hanyuma tugushimire ubutwari wagize, imbaraga wagize
zo kudufasha gusura uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kibungo, ahashyinguwe imibiri y'Abatutsi isaga 25,000 biciwe muri uyu mujyi wa Kibungo nyirizina no mu nkengero zaho. Ubukana bwa Jenoside twagiye twumva, twagira ngo dusabe mwebwe mwese twabanye mu kumva ubu buhamya, ubu bukana tubuvomemo amasomo yo kwamagana no kwanga burundu ikibi, maze ineza n'urukundo, kubaho no kubana, twigishwa dutozwa, tubitora umugendo abakuru n'abatoya. Rwose ingengabitekerezo y'urwango cyangwa se ingengabitekerezo ya Jenoside tuyamaganire kure cyane. Ya ntero twateruye igira iti ntibizasubire ukundi, ibingiro koko ntibizasubire ukundi. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri iki gice cya Kibungo no mu duce twazengurutse, abafite babo bashyinguwe ahangaha, turababwiye tuti ni mwimpore. Abarokotse Jenoside muri rusange mu gihugu ni mwimpore. Hanyuma n'umuryango nyarwanda nawo warababaye, mwese ni mwimpore kandi mukomere, dutwaze ejo ni heza. Ubwo turiho tuzakomeza twigire kuri aya mateka, ikivi cyabo tuzacyuse. Murakoze cyane.